Hello friends and family, how are you doing? Twizere ko mumeze neza cyane, abatameze neza namwe twizere ko biri buze kugenda neza. Tubahaye ikaze kuri channel yacu nk'ibisanzwe. Turabashimira cyane kubw'urukundo mukomeje kutwereka. Nukuri tubahaye ikaze sibyo ra? Yego tubahaye ikaze cyane. Shimira abakunzi bacu ariko babwire. Wagwana abwire wagwana uburyo wiyumva ntago twabura kubashimira uburyo batwereka urukundo, uburyo tubona nyine video zacu dushyiraho bazireba ndetse bagashyiraho na comment bakatubwira nyine tukabona amarangamutima yabo. Ni iby'agaciro gakomeye rero. Ni Nyayo Family TV nk'ibisanzwe. Nyayo Family TV nk'ibisanzwe tuba tuganira ku bintu bigiye bitandukanye tugenda duhura nabyo hano mu buzima busanzwe, yaba ubuzima bwa couple, yaba ubuzima bw'abantu bari single, yaba ubuzima bw'abantu badivorushije, yaba ubuzima bw'abantu babivuyemo ibyo gukundana. Mwese kabisa tuba tugomba kuganira tugasangira ibitekerezo na wa wundi utaragera mu cyiciro runaka akamenya ngo ese muri kiriya cyiciro haberamo iki, bigenda gute kugira ngo nimba yumva ari kibi azakirinde hakiri kare akumira. Ariko reka nkubwire ukoze yasunyibutse ibuye, ajya bavuga ngo ukoze yasunyibutse ibuye. Akosha ikinyarwanda cyagiye. Nukuri abantu bashesha kanguye badufashe bajye baduhugura ku kinyarwanda. Hari igihe umuntu avuga amafuti kandi bitari bikwiriye. Ikindi wenda tuvuze ni icyo abantu bakuru, hari abantu bari bakuru bamaze igihe kinini mu rushako, nabo tuzajya tubatumira badusangize experience. Ruva mu kiganiro cy'ubutaha tugomba kuba dufite umutumirwa. Niko bimeze kabisa, kandi we promise you turabasezeranya ko turi buze kubikora neza kandi ku gihe. Tunabasezeranya ko tutazongera kubura. Nabonye hari abantu bavuze ati mutwicisha irungu. Ati ikibazo cyanyu mutwicisha irungu. Naho ubundi turabakunda. Ibiganiro byanyu turabikunda. Turabasezeranya ko tutazongera kubicisha irungu pe. N'umufiririzo ari ikibazo cy'iminaniro. Ni iminaniro. Ariko mwana muvandimwe wanjye reka nkubwire. Hari arakane ejo buri natekereje ndabana ariko ubundi waza akagusangizaho ukama igitekerezo. Urabona nk'ukuntu dusanzwe nyine n'ubundi dukora ibiganiro bijyanye n'imiryango nk'uko wabivuze. Hari ikintu kimwe maze iminsi ntekerezaho nanjye nkeneye kumenyera igisubizo. Nanasaba abakunzi bacu bakomeze baduhereze ama ideas. Maze iminsi ntekereza ikintu buriya ku makupure cyangwa ku makupure ariko nk'abantu baba barabanye barasezeranye byemewe n'amategeko. Usibye n'ibyo ngibyo niyo mwaba mubanye mu buryo butemewe ariko uri umugore w'umuntu, burya umuntu mubana ukubyariye aba ari umuntu wawe. Reka mbivuge mu buryo buziguye, niko bavuga mu buryo buziguye cyangwa buboneye. Birakwiriye yuko couple cyangwa famille cyangwa umugore n'umugabo bashakanye bafite abana, mbese umugore n'umugabo bashakanye, birakwiriye ko umwe cyangwa mwese mukomeza kugirana friendship n'aba ex banyu, abantu baba bara nyine se naho waganaga. Naho nabwaga ngusha. Biterwa n'imyumvire ya buri muntu wese, n'uburyo anabifatamo n'uburyo ahindukamo, kubera ko baca umugani mu kinyarwanda ngo nimba ushaka impinduka ubanza uhinduke. Sibyo? Uvuga ngo nimba warashatse hari ikibazo cyavugaga gute? Nakubajije ngo famille ba bantu twita ngo ni umugore n'umugabo, abo bantu birakwiriye yuko umwe muri mwe cyangwa mwese
mukomezanya n'aba ex banyu mukomeza kugirana friendship kabone nubwo yaba atagutereta yaba atagamije kukugira gute nta kindi kintu nyine ababizi ko washatse utakiru birakwiriye ko ukomeza kugirana relationship nawe friendship mbese ukaba mu best friend we nyine ukaba inshuti ye ndabyumva ukomeza guciringa nicyo navuga birakwiriye nyine ngo nabivuze biterwa n'imyumvire ya buri muntu wese nanone n'uwo bagiye kubana kuko umu ex buriya rimwe na rimwe hari igihe ashobora kuba intandaro yo gusenya rwa rugo ariko ku rundi ruhande ngewe nshobora kwemera yuko nta kibazo umu ex mwakomeza mukaba inshuti. Ushingiye kuki? Icyo nshingiraho nuko uriya mu ex n'ubundi waragiye guhitamo wa mugore wawe umu ex ahari. Sibyo? Kubera iki saho gubo wewe ntacyo komeza. Ex abahari. Urumva none rero kujya ugiye guhitamo ukamureka ukajya gushaka undi. Yego nyine bishatse kuvuga ko wakoze amahitamo. Sibyo? Ayo mahitamo yawe rero urumva ntago bisobanuye yuko uri bujye kurekana n'umu ex wawe mugirane beef bigire gute nawe mugomba gukomeza mukabana ahubwo mukamenya ese ikibahuza noneho ni ikihe. Se wumva ko ari beef? Erega mbere reka nkubwira utaragira umugore urumva ububana n'abantu bose rero umugore sinumva yuko ashobora kuza ngo akubuze inshuti zawe wari usanganywe urumva. Wibuka akantu watangiye uvuga ko umu ex ashobora kuba intandaro yo kugusenyera. Umu ex yasenya urugo urumva ijana makumyabiri ku ijana. Yego sibyo ariko nanone biterwa no kuvuga ngo rwa rugo n'ubundi ruba rusanzwe rudahari gute se kubera ko nabikubwiye umu ex urumva uba waragiye guhitamo wa mugore wawe umu ex n'ubundi ahari sibyo nuko byanze bikunze wa mugore wawe hari icyo abarusha wa mu ex sibyo rero n'ubundi ntago bisobanuye ko wa mugore wawe bya bindi yarushaga wa mu ex ujya kumuhitamo urumva bya bindi byagabanutse cyangwa se byabuze kandi uvuze yuko wa undi wahisemo kugira ngo ureke wa undi ugiye kuba ex wabaye ex wawe ntago uba waramuhisemo kugira ngo umureke ahubwo uba waramuhisemo kubera ko hari ibyo arusha wa wundi ariko noneho cya kindi cyabahuzaga cyo kikavaho. Yego none se kuki wumva kuki ushyigikiye yuko ese wowe uri ku ruhe ruhande ushyigikiye ko umuntu nimba yubatse umuryango nimba ashatse umugore nimba ashatse umugabo arekana n'umu ex we arekana n'inshuti ze? First of all reka nkubwire uruhande ndiho uruhande rwanjye numva yuko umuntu wese nimba afashe umwanzuro akavuga ati mpisemo wenda Kabatesi niba n'urugero ndi umusore mpisemo Kabatesi kandi nari mfite n'undi witwa wenda Ngabire ariko Ngabire ndamukunda ariko mbona nuwo kuryoshya ariko mbona atari umugore mu rugo kandi wibuke yuko akenshi abasore iyo bagiye kurambagiza areba wa muntu uzaba babita ba wife material wife material hata nyine areba wa muntu uzaba umugore mu rugo akamwumva akamubyarira akatuza apana wa wundi ubwira ati twagiye Gisenyi tugende Dubai twagiye nyine akenshi usanga umusore yagiye gufata umwanzuro wo gushyira umuntu mu rugo biragoye ko akenshi ahita atekereza wa wundi akavuga ati ni ese ku rugo urabizi ko twese cyangwa abantu bose bagiye gushaka bababwira ngo urugo ni ishuri ni ikintu kitoroshye ni ups and down ni ibintu bisaba kwihangana ese ni iyo ugeze muri rwa rwego wenda n'urugero urashatse ntibikunze nk'uko wabitekerezaga ko abenshi nyine nk'abakobwa benshi bajya gushaka bumva ko baruhutse imiruho n'imihate byo mu isi bagiye hari ibisubizo none se ubundi ntiyaba hari ibisubizo ni ibisubizo ariko bisaba kwihangana
ntabwo ushaka kujya mu rugo udafite kwihangana. ese hari icyo wageraho utisha kuye. Rero hari abantu bakunda ubuzima bworoshye buri soft. Ngewe we kora nze ry'imitsi yawe. Wa musore yajya gushaka njya numva ngo ukabona nk'umukobwa rwose kuri social media ati ngewe ntabwo nashaka umugabo udafite amafaranga. Erega nubwo yaba yafite mwayarya mukayamara. Urumva se? Noneho wa musore yagiye gushaka arabatuye umukobwa igihe nzaba ntakifite aya mafaranga bizagenda gute? Erega umuntu mukundana ubumuzi cyane. Rero niho usanga wa wundi wowe washatse ni wa mukobwa ubonamo ko afite kwihangana ubuzima bwo ari bwo bwose mushobora kubunyuranamo. Yego. Urumva icyo kintu kandi nicyo cy'ingenzi. Yewe nubwo yaba atamurusha kuba ari mwiza, none si ibyo ngibyo bivuze ko nzaca kuri wa wundi ntashatse nimba ukeneye kubaka ndangiza ngo sina namusuhuze situ oya wamusuhuza ariko ukagabanya akarindi kawe nawe. Akarindi se ni gute? Akarindi ni ukuvuga n'urugero niba ufite umugore sibyo mu instead yo kumusohokana wa wundi wa mu ex wawe. Oya wanasohokana umugore wawe ariko ntabwo wa vibes n'izasohokana. Kubera iki sohokana ex wawe? Njye reka nkubwire buriya ntabwo nshyigikira ko umuntu akwiye gukomezanya na mu ex. Kabone nubwo utamugira umwanzi mugira inshuti isanzwe kandi ntabwo udaha umwanya cyane. Aha nanjye nicyo kintu nari ndimo gushaka kuvuga. Kubera iki wa muntu mwakundanye none atajya inshuti yawe isanzwe akaba n'inshuti ya wa muryango wawe umushyashya wubatse. Ariko buri utekereza ko aba yishimye kukubona bimutwaye ariko hari ibintu museta uzi kuvuga ngo uwo mukobwa aza inshuti ya famiye noneho nibwo umwikururiye neza ngaze agusenyera gute se ahubwo se ntiwanabonye ko bafite ibintu byinshi baziranye. Ariko shaya bazanye bafite ibintu byinshi bafite ibintu byinshi baziranye bafite nyine ibintu byinshi baziranye ariko nawe umugore we wowe wa mugore we ahubwo wenda abakunzi badukurikiye baze gushyira muri comment ahubwo batubwire bo ukuntu babyumva kuba washaka umugore cyangwa umugabo bisobanuye ko za nshuti zawe warusanganywe uribuze kuzijugunya. Oya navuze wa muntu mwakundanye biri deep, wa muntu wabonaga ko yaba n'umugore wawe ariko bikagera igihe ugashaka undi utari we ex w'umuntu burya batandukanye n'inshuti isanzwe. Wa muntu ntabwo ntekereza ko aba yishimiye uko wamutwariye umugabo. Rero ntabwo ukwiye kumugira inshuti ngaze mu rugo rwawe. Ariko nyine byanze bikunze kuba mutarabanye nuko hari ibyo mutumvikanyeho. Ibyo mutumvikanyeho rero uretse gato ibyo mutumvikanyeho mubishyira ku ruhande ntibizongere kubahuza. None ibyo mwumvikanyeho mukaba mwabihuriraho. Iyo ubona byari isikase ko ushobora gusenya urugo rwawe, iyo ubona ko bishobora gutera gusenyuka ku rugo rwawe, icyo gihe nyine ugomba kubyirinda. Umva nshuti, nta mugore reka mbivuge kugira byumvikane neza, nta mugore n'uyu n'umwe ukunda ko umugabo we agumana aba ex biwe, kuko abo bantu uko byasa kose iyo ukomeje kumuha urwaho ugakomeza kumuha umwanya kuri wowe birangira uko byasa kose akoze icyo bita gutura he. Ushaka gushiduka gusenyeye pe ejo ugasanga hariho abantu bahura usibye n'ibyo ari ushiduka umugore wateye inda hanze kandi ufite umugore. Urumva nose ntabwo bibaho, ntabwo ujya wumva ayo makese ukavuga ati umugabo wanjye yabyaye hanze abana bangahe kandi tubana turi kumwe. Rero ntabwo bikwiriye kandi ugasanga yabyaranye nawe undi bakundanaga. Kugira ngo rero nayo ni iyindi ngingo tuzagarukaho ubutaha ivuga yuko ese ni gute wabyitwara mute uramutse wabanaga n'umugabo wawe cyangwa se wabanaga n'umugore wawe, urumva ejo
okay, abagabo wenda ni twebwe bikunda kugaragaraho cyane. Abagabo bonyine n'abagore. Aho bikunze kugaragara nyine nuko ku bagabo aho umugabo ashobora gutera inda hanze bikazaba ngombwa ko bamuzanira wa mwana. Ese uri umugore wowe udukurikiye, uri umugore wabyakira gute? Wenda tuzakigarukaho icyo kiganiro tukidevelope n'abantu baduha ibitekerezo, cyangwa se tuzatumire inzobere umuntu umaze igihe kinini mu rushako adusobanurire. Turamutse tubonye ahubwo n'umuntu byabayeho akadusangiza uburyo yabyitwayemo, nimba ari umugabo n'umugore akadusangiza uburyo yabyakiriye, harushaho kuba byiza cyane. Habaye n'ufite iyo témoignage ashaka kuyitanga, turashyira nimero hasi. Yego, nimero irahari. Kutwandikira atubwire, azaze tumuhe ikiganiro, atanga ubwo buhamya, agira n'inama atanga ku banyarwanda no ku muryango nyarwanda muri sosiyete bisanzwe, kugira ngo wirinde icyo kintu, kuko ni ikintu gisenya ntabwo cyubaka. Atubwira ati njyewe rwose byagenze gutya, umugore wanjye yabyitwayemo gutya, nanjye nabyitwayemo gutya, nkimara kumenya ko bibayeho wenda naramumenyesheje, cyangwa se byagenze ariko reka nkubwire, uzi yuko nzi njyewe cyangwa hari abantu ashobora kubyara umwana umwe, babiri, batatu, abana akababyara hanze bangana nabo yabyaranye n'umugore babana. Ibyo ngibyo byo ni ibintu bishoboka cyane. Hano hanze hari abantu baba bafite nk'izo experience, niyo mpamvu twe tuvuze yuko bazadusangiza. Ariko ni ukuvuga ngo ku kijyanye cyo no gukomeza gukundana n'umuntu mwakundanye n'ubundi, numva ko nta kibazo kibirimo, urumva, ahubwo ikibazo cyaba amakosa yawe bikurikira. Nusutekereza yuko ubwo bushuti buri deep mukomezanyije nyuma yuko ushatse, kandi yarazi ko ari uzashaka ntumushaka ugashaka undi, utekereza yuko bizarangira ayo makosa atabayemo? Okay, ashobora kubaho bitewe. Erega wibidefanda byumve nawe. Ntago ndi kubidefanda kuko njye ndi kuvuga fact, ndi kuvuga ibintu. Ntabwo uriya nawe aba ari ingirakamaro ku buzima bwawe. Gute se? Ejo bundi se wamenya muhuriye? Oya. Umva za defense. Oya, iyo defense simyemera. Urumva uriya ashobora. Ubundi umva nkubwire. Oya. Iterambere ryanyu. Ubundi umva nkubwire. Umva nkubwire. Mugore unkurikiye, mugabo unkurikiye, ufite gahunda yo kuba muri kamera ariko ibabwira. Mugore unkurikiye, mugabo unkurikiye, ufite gahunda yo kubaka umuryango nyarwanda muzima wuzuye indangagaciro z'ubupfura. Niba ushatse ukaba ufite abantu bawe uzi neza mu mutima ubizi ko umuntu yagusenyera cyangwa atagusenyera, nimba ubona uwo muntu hari ibibazo runaka ashaka guteza ku muryango wawe wiyubakiye, rwose nta kabuza diritinga nimero, zisibe, zisibe kugira ngo tuzagenda scrollinga mu ma contact ufite, ugashiduka umubonye ukashaka kumuhamagara bitewe n'iki nibihe mwagiranye ukumbura ushaka, kugira ngo yisibe. Niba utanayisibye, gerageza wihe discipline, umwime time. Buri umuntu wese iyo wamwimye igihe ntaho yakubonera, akubwira ati se twahuye nta mwanya mfite iki, mbese nyine ukamwima time. Kandi kuri kote zose, yaba ku bagore yaba ku bagabo, birakwiriye yuko umuryango nyarwanda tureke kuwangiza. Ariko nibyo nari ndimo kukubwira, niho divorce ziyongera n'iki ugasanga umugore nanjye ndi umugore mu rugo ukankorera ibyo bintu, uwo muntu adafite kwihangana, uwo mugore adafite kwihangana, wa wundi ukomeza umutsi avuga ati kirazira gusenya, nta mugore usenya, nta ugira gute, atari wa mugore wikomeza. Ariko n'igihe ukomeza umutsi neza ukumva byarenze ubwenge bwawe, yes, ukaba wanaturika, ukumva urabastinze. Ariko reka turebe uriya muntu urimo kwignoringa, kuki adashobora kuba yaba ikiraro cy'iterambere rya wa muryango wawe? Byaterwa. Tuvuga urugero, ushobora ejo bundi kumusanga muri serivisi runaka, cyangwa umwana wawe ugasanga amusanze muri serivisi runaka, urumva, ugasanga ababereye ingirakamaro
kurenza undi muntu uwo ari we wese. Erega reka nkubwire ntabwo abikora none mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twemera yuko umuntu wese uri muri serivisi ugucuruza serivisi agomba guha serivisi umuturage cyangwa umunyarwanda uwo ari we wese wo mu gihugu. Nyina ajejwe ategetswe gutanga serivisi neza ntabwo yabikora ngo nuko nakundanye na se ngo nuko nziranye na se. Yes, ategetswe. Ariko se wemera ko ikimenyane kibaho? Ikimenyane cyo kibaho none se kubera iki wemera ko yamukorera iyo serivisi ikimenyane? None se tekereza ko atayikoze niwe biba bigarukiraho? Atayikoze tekereza ko nta wundi wayikora? Ntabwo ari we biba bigarukiraho, ariko muri ako kanya we ashobora kumwihutishiriza wenda cyo kudindiza, ariko ntabwo ari ngombwa cyangwa akaba yakudindiza. Ariko njyewe icyo numva nuko mu aba ex banyu ku bagabo b'abandi n'abagore bave ku bagore b'abandi nimubatakaze banyu nimubatakaze nabo ni inshuti zanyu. Urumva kubera yuko ejo bundi ni inshuti isanzwe atazagusenyera urugo. Ni inshuti isanzwe. Yes, ese ubundi ubwo inshuti isanzwe byo bisobanuye iki? Umuntu muba muziranye biraho nyine. Kuko n'ubundi kuba muziranye n'ubundi ni time muramutse muhuye mwahuza urugwiro. Icyo ngewe ndefanda surakize wimugira umwanzi si ngombwa ngo umugire umwanzi, ariko none niwe ubona ko ari wa muntu ushobora kugusenyera umuryango wawe ibyo wubatse ngo bisenyuke. Mwirinde. Wabwirwa n'iki ko umuntu ashaka kugusenyera cyangwa adashaka kugusenyera? Reka rero nkubwire niyo yaba ari impumyi itabasha kureba irasensinga. Yes, none dutekereza ko impumyi itarebesha amaso y'umutima. Ntabwo tujya duhura nabo mu muhanda se ugasanga afite agakona aragenda agakubita ahantu kandi akagera aho agiye gakoresheje ikoranabuhanga akaba. Rero reka nkubwire ntabwo bishoboka. Buriya niba unaniwe kumvira umuntu ukugiriye inama umutimanama ntuzakubeshya. Reka niba unabikoze widefanda we ku munwa ukajya uvuga ati ntacyo bitwaye ariko twanahuye, ariko mu mutima haba hari akantu kari kukubwira ati biragitwaye. Reka njye mbwira abantu ugiye gukora amakosa umugore wagusanze aha mbese icyo kintu kigupushinga kanibwirira abantu yuko ukirengagiza ariko gifite icyo kikubwira kigukomangira ntabwo byabura. Kanibwirira abantu yuko batagomba gutakaza aba ex babo. Aba ex babo ni ingirakamaro, ni abantu b'ingenzi mu buzima bwabo. Buriya umuntu ntiwamenya aho muzahurira. Urumva kuba rero wamutakaza ni ikibazo gikomeye cyane. Nyamuneka umu ex wawe murambeho munambeho. Never none se utazira ko umwe yagiye Imana iguha abandi 10. None wenda kubera ko uriya mu ex ahubwo wenda utamuhisemo cya kindi cyabahuzaga mbere aba ari cyo ukatinga off, hanyuma mukomeze mwibanire nk'inshuti nk'umujama. Nimba wamuguza n'amafaranga ukomeze umugurize, ariko ntutakaze umu ex wawe. Abantu ntacyo bajye muri comment batubwira uko babyumva, kubera yuko njye uko mbyumva numva ko nta muntu n'umwe uba ugomba gutakara. Urumva hari reka mbwira abakunzi bacu hari igihe umuntu umutinze mu buzima bwawe akadindiza iterambere ryawe. Urumva ariko hari igihe umukuramo inyenyeri yawe ikavuga se uyu muntu yari yarandogesheje. Ese utekereza yuko ari nde mukobwa muri iki gihugu cy'u Rwanda mwakundana nta kantu mo gute? Ni hahandi usahura urugo rwawe rukirwa rukennye, umugore wawe yibaza akakobwa wayajyanye mu ndangano. Nimba bakora se ujya akora ariko ibiki umukobwa nubwo yaba akora inshuro 100 iyo akundana n'umuntu iyo utamuha akantu rwose agufata nk'aho uri imbobo uri aho ngaho. Gira icyo uvuga rero dusoze. Icyo ngewe mvuga kugira ngo dusoze iki kintu kandi muduheho n'ibitekerezo cyane. Icyo navuga wasanga ari ufite imyumvire ipfuye cyangwa se ari wowe ufite imyumvire ipfuye. Baratubwira n'abandi buri mutwe umwe bigira inama yo gusara. N'abandi bakuru badukurikiye baratubwira buriya niba ufite umu ex navuze ngo ukaba ubona ko ashobora kuba ari wa muntu ushobora kugusenyera urugo, mwirinde. Nibibona ngombwa usibe nimero ye uyisibe pe umwikureho. Ariko niba ubona ari wa muntu ubwira uti please gerageza kubaha amahitamo yanjye
ukamubana seriye, uwo muntu azakubaha, ntazagusuzugura, kandi ikindi azakubanira kubera yuko wamubwiye ati please ubaha iki n'iki umuryango wanyu urumva. Rero niba ubona nyine ari wa muntu ushobora kumva, mugira inshuti isanzwe, mube muziranye nk'uko uziranye n'abandi bose, ariko mutagira ikindi kintu kibahuza, umwime time, kuko uwo muntu uko urushaho kumuha umwanya, umuntu wese iyo umuha umwanya, ukomeza kumuha umwanya, ko byase kose intego ushaka aho yayigeraho, iyo ariyo yose yayigeraho. Rero kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda, twubake umuryango nyarwanda, divorce zo muri iki gihugu cyacu zigabanuke, nuko twiga kuba serious mu ngo zacu, tukiga kuba abanyamyanzuro, kuko uwo muntu nibyo koko nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, wamukenera muri serivisi runaka nari hose, ariko nawe biterwa n'uko wamwitwayeho. Iyo umuntu wamubanye seriye, umuntu ukamubwira ati rero niba ntaranaguhisemo niko byagenze, ubyubahe. Reka dutegereze uko mutubwira muri comment, kandi murusheho kuduha ibitekerezo n'icyo dushobora gukomeza tuganiraho. Turabakunda cyane. Ciao ciao.